Tudatinze rero n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri yifuza kubinyuraho ni iki yashingiraho mbere yo kubanyuraho? Ese hano ni iki yashingiraho mbere yo kubanyuraho? Muraho neza, nongeye kubasuzuma mwese abakurikiye Road Rules Academy. Iri ni ishuri ryigisha amategeko y'umuhanda by'umwihariko ibibazo n'ibisubizo bikunda kubazwa mu kizamini cya provisoire ndetse n'ibyapa byo mu muhanda kandi na video zo mu rurimi rw'icyongereza. Tudatinze rero hano reka ngushimire wowe wakoze subscribe ugafungura inzogera ndetse nawe ugiye kuyikora. Imana ikomeze kuguha umugisha. Nkomeza kwibutsa mufate agakayi n'agakaramu kugira ngo mwandike ibisubizo muri amanota mwara kugira muri ibi bibazo. Tudatinze rero n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda harimo inkomere wakora iki? Ese mu gihe ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda kandi harimo inkomere, nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? A. Gusohora inkomere mu kinyabiziga. B. Kubaha icyo kunywa. C. Kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Gusohora inkomere mu kinyabiziga cyangwa ni B. Kubaha icyo kunywa. Ese ni C. Kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese wowe ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda kandi muri iyo mpanuka hakaba harimo inkomere, nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? Twandike hano igisubizo ni C. Kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Mu gihe ugeze bwa mbere ahantu habereye impanuka yo mu muhanda kandi aho hantu hakaba harimo inkomere, mbere na mbere uba ugomba guhita umenyesha impanuka inzego zibishinzwe, warangiza ugahamagara ubutabazi bwo gutabara abo bantu bakomerekeye muri iyo mpanuka. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Tudatinze rero n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti gutwara uzungazunga mu muhanda. Ese gutwara uzungazunga mu muhanda ni byiza cyangwa ni bibi? A. Ni bibi ku binyabiziga by'imitende ibiri. B. Ni bibi igihe cyose. C. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri cyangwa ni B. Ni bibi igihe cyose. Ese ni C. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese gutwara uzungazunga mu muhanda ni byiza cyangwa ni bibi? Twandike hano igisubizo ni B. Ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga mu muhanda ntabwo aba ari byiza, yaba uri ku kinyabiziga cy'imitende ibiri, yaba icy'imitende ine, yaba amamodoka y'ubwoko bwose, ntabwo gutwara uzungazunga mu muhanda bijya biba byiza kuko uba uri kubangamira imigendere y'ibindi binyabiziga bikuri inyuma ndetse n'ibikuri imbere. Bisobanuye ko gutwara uzungazunga mu muhanda ntabwo aba ari byiza igihe cyose no ku kinyabiziga waba uriho icyo ari cyo cyose. Tudatinze rero n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ukora iki? Ese mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambukiranya umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki uba ugomba gukora? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B. Vuza ihoni ukomeze. C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni yera nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara cyangwa ni B. Vuza ihoni ukomeze. Ese ni C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese hano ni iki ugomba gukora? Twandike hano igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Aho ngaha umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba gufata iyo nkoni yera y'abatabona kuko
ibirimo amabara y'umweru n'umutuku bisobanuye ko uba ugomba guhagarara cyangwa se aba agomba kuyifata nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Nkomeza kukwibutsa ni muri mushyashya kuri ino channel, ndagusaba gukora subscribe ntugende utayikoze niba utari wayikora. Ikindi kandi usige like nimba ino video hari umumaro igufitiye. Ikindi wandike comment y'amanota tugiye kugira muri ibibazo 20 nk'uko bisanzwe. Tuzatinze rero ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kirabaza kiti mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga aba ari ngombwa kumenya iki? A. Ari ngombwa kumenya ko nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. B. Kumenya ko umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C. Ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni ngombwa kumenya ko nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma, cyangwa ni B. Umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Ese ni C. Ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukata ibumoso, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga aba ari ngombwa kumenya iki? Twandike hano igisubizo ni B. Umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga aba ari ngombwa kumenya ko umuhanda uri kugaragara neza mbere y'uko unyuranaho, cyangwa se kandi ukaba witondera no kunyuranaho mu gihe ugiye kubikora. Tuzatinze rero n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabuze kiti umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri yifuza kubinyuraho ni iki yashingiraho mbere yo kubanyuraho? Ese umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri yifuza kubinyuraho ni iki yashingiraho mbere yo kubanyuraho? A. Ugomba kuzinyuraho zombi. B. Si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. C. Ibyapa byahageze ntibimwemerera kunyuranaho. D. Imbere hari inzira y'abanyamaguru. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ugomba kuzinyuraho zombi, cyangwa ni B. Si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba imbere neza. Ese ni C. Ibyapa byahageze ntibimwemerera kunyuranaho, cyangwa ni D. Imbere hari inzira y'abanyamaguru. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni iki yashingiraho mbere yo kunyura kuri izi modoka ebyiri? Twandike hano igisubizo ni B. Si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. Hano nta kindi aba agomba gukora, aba agomba kuguma inyuma yazo akagenda yitonze, kuko ntabwo aba ari byiza kuba yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye, kuko nk'uko twatumaje kubibona ku kibazo cya kane. Hano murabona ko imbere hatagaragara neza, bivuze ko ntabwo yanyura kuri izi modoka ebyiri atari kubasha kureba imbere neza. Muri kumva ko iki kibazo cya gatanu n'ikibazo cya kane biruzuzanya, usubire inyuma ukirebe neza kugira ngo bijye birushaho kugufasha ndetse unabyumve neza. Tuzatinze rero n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Ese imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza iki? A. Ahanyurwa n'amagare na velomoteri. B. Ahanyurwa n'ingorofane n'ibinyamitende. C. Ahanyurwa n'abanyamaguru. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni ahanyurwa n'amagare na velomoteri, cyangwa ni B. Ahanyurwa n'ingorofane n'ibinyamitende. Ese ni C. Ahanyurwa n'abanyamaguru, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza iki? Twandike hano igisubizo ni C. Ahanyurwa n'abanyamaguru. Iyo mirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo nta kindi ugaragaza ahanyurwa n'abanyamaguru. Igisubizo ni C. Nkomeza kukwibutsa ni muri mushyashya kuri ino channel, ndagusaba ngo ntugende udakoze subscribe, udasize like niba ino video hari umumaro igufitiye, kandi wibuke kwandika comment y'amanota ugiye kugira muri ibibazo 20 byateguwe. Ikindi kandi nimba nta kintu bigutwaye washyira ino video kuri status yawe, abandi nabo bakayireba, cyangwa se ukanayohereza zimwe mu nshuti zawe. Tuzatinze rero n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti
inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngororamubiri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ese bishyirwaho ku buryo abagenzi babibona mu buhe buryo? Inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngororamubiri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ese bishyirwaho ku buryo abagenzi babibona mu buhe buryo? A. Babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera. B. Iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, cyangwa ni B. Iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese babibona ku buhe buryo muri ubu bukurikira? Twandike hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bishyirwaho ku buryo abagenzi babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, ndetse iburyo bakabona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa. Igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nkomeza kwibutsa niba ushaka kujya muri WhatsApp group, nyandikira kuri iyo nimero iri hasi nashyize hasi, nkushyire muri group, cyangwa se uhure na bagenzi bawe mwungurane ibitekerezo. Turatsinze rero n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kirabaza kiti: ni ikihe cyapa muri ibi kinengeka gutanga inzira? Ese muri ibi byapa bikurikira ni ikihe wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri kugutegeka gutanga inzira? A. Ni icyapa cya A19. B. Icyapa cya B5. C. Icyapa cya B6. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni icyapa cya A19, cyangwa ni B. Icyapa cya B5. Ese ni C. Icyapa cya B6, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese muri ibi byapa ni ikihe wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kigutegeka gutanga inzira? Twandike hano igisubizo ni B. Icyapa cya B5. Iki cyapa kirimo hagati kiri mu ishusho y'uruziga, ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara, nicyo kigutegeka gutanga inzira, kuko nicyo kigutegeka gutanga inzira ku binyabiziga bituruka aho uri kujya. Naho ikibanza cya A19 kivuga ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Naho kiriya gikurikiyeho kirimo ubururu kivuga ahubwo kuguha inzira kuri ibyo binyabiziga. Ibyo binyabiziga biri guturuka aho uri kujya akaba ari byo biguha inzira, ariko iki ngiki nicyo kigutegeka gutanga inzira ku binyabiziga bituruka aho uri kujya. Tudatinze rero n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti: ikimenyetso cyaka kinyemerera gukomeza. Ese iki kimenyetso kiri kwaka wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona kikwemerera gukomeza cyangwa oya? A. Yego. B. Yego ariko utanga inzira ku banyamaguru. C. Yego utanga inzira ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga baturutse mu kindi cyerekezo. D. Oya. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iki kimenyetso cyaka kirakwemerera gukomeza, cyangwa ni B. Yego ariko utanga inzira ku banyamaguru. Ese ni C. Yego utanga inzira ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga baturutse mu kindi cyerekezo, cyangwa ni D. Oya. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iki kimenyetso cyaka kirakwemerera gukomeza cyangwa oya? Twandike hano igisubizo ni D. Oya. Ntabwo iki kimenyetso kiri kwaka itara ritukura ntabwo kikwemerera gukomeza. Impamvu hano ni uko itara ritukura ntabwo uba wemerewe kurirenga, uba ugomba guhagarara. Itara ry'icyatsi niryo riguha uburenganzira bwo kurirenga cyangwa se bwo gukomeza, naho iry'umuhondo rikaguteguza kuba wahagarara cyangwa se ukaba wahagarara niba utateza ibyago, kuko iry'umuhondo niryo risimburana n'iry'umutuku. Niyo mpamvu iki ngiki kitakwemerera gukomeza. Tudatinze rero n'ikibazo cya 10. Nkwibutsa gukora subscribe, usige like ndetse na comment y'amanota ugiye kugira muri ibibazo 20. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti: iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B. Umuhanda udakomeza. C.
ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara, cyangwa ni B. Umuhanda udakomeza. Ese ni C. Ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso, cyangwa ni D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iki cyapa gisobanura iki, cyangwa se iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B. Umuhanda udakomeza. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa ndanga, bibutsa ko ibyapa ndanga biba biri mu ishusho ya mpande enye cyangwa y'urukiramende, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango mu ibara ryera. Iki cyapa rero nta kindi kikubwira ko aho hantu ugeze hari umuhanda udakomeza. Tuzatinze rero hano n'ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza kiti: ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumoro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ese ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumoro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibihe bipimo ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye? A. Ntibushobora kurenza ibipimo bya metero 1 na santimetero 25. B. Santimetero 30. C. Santimetero 75. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ni A. Metero 1 na santimetero 25, cyangwa ni B. Santimetero 30. Ese ni C. Santimetero 75, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ku bugari bwacyo cyangwa se icyo ubugari bw'iyo mizigo ntibushobora kurenza ibihe bipimo? Twandike hano igisubizo ni A. Metero 1 na santimetero 25. Ubugari bw'icyo kinyabiziga cyangwa se bw'iyo mizigo ntibushobora kurenza metero 1 na santimetero 25. Naho ku mapikipiki afite akanyabiziga ko ku ruhande aba ari santimetero 30. Ibyo bisubizo uko ari bibiri mujye mumenya kubitandukanya. Tuzatinze rero n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabuze kiti: mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Ese mu bimenyetso bimurika iyo ubonyemo itara ry'umuhondo rikubwira iki? A. Itegure kugenda. B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Itegure kugenda, cyangwa ni B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Twandike hano igisubizo ni B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Nkuko nari maje kubibabwira mu bibazo byabanje, nimba mwabikurikiye, uburyo amatara asobanura cyangwa se uburyo amatara akurikirana nabibabwiye. Iki ngiki kikubwira ko bibujijwe kurenga umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa uwo murongo igihe udahari icyo kimenyetso ubwacyo bubujijwe kukirenga. Ahandi mu bindi bibazo uzabona ko mu gihe uribonye uba ugomba kwitegura kuba wahagarara cyangwa ugahagarara niba utateza ibyago. Tudatinze rero n'ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza kiti: icyapa gitanga uburenganzira bwo gutambuka mbere kigira iyihe shusho? Ese muri ano mashusho uko ari ane, icyapa gitanga uburenganzira bwo gutambuka mbere kiba kiri mu yihe shusho? A. Ese ni ishusho ya A? Ese ni ino shusho ya B? Ese ni ino shusho ya C? Ese ni ino shusho ya D? Wowe urabona ari iyihe shusho muri ano mashusho uko ari ane? Ese ni ino shusho ya mbere irimo umukara, cyangwa ni ino shusho ya B iri mu ruziga? Ese ni ino shusho ya C cyangwa ni ino shusho ya D? Hano muri ibi byapa cyangwa se muri ano mashusho uko ari ane, ni icyo cyapa kiguha uburenganzira bwo gutambuka mbere? Twandike hano igisubizo ni D.
ni ishusho ya D. Ino shusho ya D niyo iguha uburenganzira bwo gutambuka mbere, naho ino shusho ya C ikubwira guhagarara, ndetse iriya shusho ya B niyibuza cyangwa se niyibiri mu byapa bibuza, naho ino shusho ya A niyiri mu byapa biburira. Ndakeka amashusho yose muyamenye. Nkomeza kukwibutsa, nimba utarakoze subscribe, ndagusaba gukora subscribe, usige like, kandi ntibagirwe comment y'amanota ujya kugera muri ibibazo 20. Kandi mu gihe ukoze subscribe jya wibuka gufungura inzogera, jya uyikandamo, ukanda ahantu handitse all, ufungure inzogera kugira ngo ntakagire video nimwe dukoze igucika. Ndatinze rero n'ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14 kirabaza kiti: ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana iki? Ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Mu minsi 5. B. Mu minsi 8. C. Mu minsi 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni mu minsi 5, cyangwa ni B, ni mu minsi 8? Ese ni C, ni mu minsi 15, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana iki? Twandike hano igisubizo ni B, mu minsi 8. Ibyo byose byavuzwe haruguru bivugwa mu magambo cyangwa se mu ibaruwa ishinganye bikorwa mu gihe kingana n'iminsi 8. Igisubizo ni B. Turatsinze rero n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kirabaza kiti: iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga ubwo bugari bukaba budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi baba bategetswe gukora iki? Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe. Ese abagenzi baba bategetswe iki? A. Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. B. Guhagarara aho bageze. C. Koroherana. D. Gukuraho inkomyi. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, abagenzi baba bategetswe kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, cyangwa ni B, guhagarara aho bageze? Ese ni C, koroherana, cyangwa ni D, gukuraho inkomyi? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese abagenzi baba bategetswe gukora iki? Twandike hano igisubizo ni C, koroherana. Hano kugira ngo ibyo binyabiziga bibisikane, abagenzi baba bategetswe koroherana bagahana akayira, kuko ubwo bugari buba budahagije. Ayo magambo mujye muyamenya, mujye muyibuka. Iyo bavuze abagenzi hari ubwo baba bashatse kugaragaza abo bantu batwaye ibyo binyabiziga. Niyo mpamvu hano abo bagenzi cyangwa batwaye ibinyabiziga baba bategetswe koroherana. Turatsinze rero n'ikibazo cya 16 kirabaza kiti: birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ese ni ibiki bibujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri? A. Imitako. B. Ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago n'abandi bagenzi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, birabujijwe kongeraho imitako, cyangwa ni B, ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi? Ese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni ibiki bibujijwe? Twandike hano igisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bibujijwe kongera ku mpande z'icyo kinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri imitako ndetse n'ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Igisubizo ni C. Nkomeza kukwibutsa mbere yuko usoza ino video ukore subscribe niba utari wayikora. Nkomeza gushimira abanyumvishe kuva kare bakaba bayikoze, Imana ibahe umugisha. Ikindi kandi usige like ndetse na comment y'abantu tugiye kugira muri ibibazo 20. Turatsinze rero n'ikibazo cya 17. Ikibazo cya 17 kirabaza kiti: ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira.
ese ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibihe bipimo? A. Iby'inyuma ni metero 3. B. Iby'imbere ni metero 2 na santimetero 70. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Iby'inyuma ni metero 3 cyangwa ni B. Iby'imbere ni metero 2 na santimetero 70. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni ibihe bipimo biba bitagomba kurenga? Twandike hano igisubizo ni B. Iby'imbere ni metero 2 na santimetero 70. Ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga iby'imbere metero 2 na santimetero 70. Cyakabaye C, ariko iby'inyuma aba ari metero 3 na santimetero 50. Niyo mpamvu ni igisubizo cy'ukuri ari B. Tuzatsinze rero n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti: nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Ese nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ingana iki? A. Muri metero 100. B. Muri metero 50. C. Muri metero 40. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Muri metero 100 cyangwa ni B. Muri metero 50. Ese ni C. Muri metero 40 cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo aba agomba nijoro igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ingana iki? Twandike hano igisubizo ni C. Muri metero 40. Ayo matara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ya metero 40. Bibuza ko amatara maremare aba agomba kuzimwa mu gihe ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Tuzatinze rero n'ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kirabaza kiti: iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuriye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Ese hagomba ibiki? Iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuriye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Ese ni ibiki cyangwa se ni ibihe bigomba? A. Umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B. Abaherekeza babiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri cyangwa ni B. Abaherekeza babiri. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese hagomba iki? Twandike hano igisubizo ni A. Umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Iyo ubwo burebure burenga metero 18 hatabariwemo iki kinyabiziga cya mbere kiziritseho, haba hagomba umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Usaba ugiye gusoza ibibazo 20 utari wakora subscribe, ndagusaba kuyikora kugira ngo ntihakagire video nimwe dukoze gucika ujye uwa mbere kuyibona mu gihe wayikoze ugafungura inzogera, kindi kandi usige like ndetse na comment y'amanota ugiye kugira muri ibi bibazo. Tuzatinze rero n'ikibazo cya 20. Ikibazo cya 20 kirabaza kiti: amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijoro rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Ese amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijoro rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana iki? A. Muri metero 50 nibura. B. Muri metero 100. C. Muri metero 150. D. Muri metero 200 nibura. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Muri metero 50 nibura cyangwa ni B. Muri metero 100. Ese ni C. Muri metero 150 cyangwa ni D. Muri metero 200 nibura. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijoro rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana iki? Twandike
hano igisubizo ni D, muri metero 200 nibura. Ayo matara ndangaburumbarare aba agomba kubonwa n'umuyobozi byibuza uri muri metero 200 nibura. Igisubizo ni D. Ese waba ugeze amanota angahe muri ibibazo 20 byateguwe? Byanyandikira muri komenti. Ikindi kandi wakandika komenti y'ikindi gitekerezo cyangwa se icyifuzo kintu ushaka. Niba ushaka kandi no kujya muri groupe ya WhatsApp, nyandikira kuri iyo nimero nashyize hasi kugira ngo dukomeze kubana. Ikindi kandi nshimira buri umwe wese twabanye kuva ino video itangiye kugeza isoje. Imana impuhe umugisha. Reka duhure muri video itaha. Njyewe nitwa Jemove, ndabakunda cyane. Ciao ciao.